ikaze nanone hano ku Bicu TV kanizere kumerewe neza cyane ahantu hose uri hatandukanye. Niba ari ubwa mbere dusuye kandi subscribe maze ujye ubasha nawe kujya ubona ibiganiro bitandukanye n'amakuru agiye atandukanye Bicu TV kugezaho, nibagiwe rero gukanda ukazogera. Nitwa Nikwingabiye, hanyuma kuri ubu ngubu abakunzi b'ibiganiro by'imikino bategereranyije amatsiko menshi cyane indi radio nshya ariyo BNB FM Umwezi. Ni radio izajya yumvikana ku murongo wa 99 n'ibice 5 FM ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zayo. BNB FM Umwezi ni radio igiye gutangira ku bufatanye bw'ibigo bibiri ari byo BNB Kigali Limited yabigirisha Jean de Dieu Jado Castar ndetse na David Bayingana hamwe n'ikindi kigo ari cyo Umwezi Media Limited. Mu kiganiro igihe yagiranye na Jado Castar yasoneye ko BNB Kigali Limited ari izina ry'ikigo cye na David Bayingana rikaba rikubiyemo amazina yabo yose atangizwa n'inyuguti yaba. Iyi radio rero ikaba ari kimwe mu bikorwa byinshi iki kigo cyabo kizajya gikora. Castar avuga ko igitekerezo cyo gushinga radio gifite umuzi mu mwaka wa 2018. Avuga ko hari mu 2018 umunsi umwe we na Bayingana bari gusangira, hanyuma Bayingana abimubwira mwumvisha ko babishobora, ariko Castar bamubwira ko hari byinshi ngo bakeneye kwiga kandi bizasaba gufata igihe. Kuva icyo gihe rero batangiye kubyiga neza uko byakorwa kugeza mu 2019 ubwo batekerezaga kubishyira mu ngiro, bityo muri Mutarama 2020 barasezera ku bushake no ku bwumvikane aho bakoraga kuri Radio and TV10 bajya kunoza umushinga wabo. Castar yatangarije igihe ko kenshi ngo iyo umaze imyaka nk'iyo wamaze mu itangazamakuru utangira gutekereza niba uzaraga umwana wawe kuba warakoreye abandi neza cyangwa se ushobora kuzabaraga ibyiza ubashe kwigezaho. Nyuma rero yo kureba ibyo buri ruhande rufite, yaba BNB Kigali Limited ndetse na Umwezi Media Limited, bahuje imbaraga maze batangira kubaka iyi ngiyi bise BNB FM Umwezi. Iyi radio ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Inyarutarama, ikaba yaramaze rero kubakwa ndetse ibikoresho nkenerwa byose birateguye nk'uko uri kubibona. Bo bategereje ko rura ibaha uburenganzira maze bagahita batangira. Castar avuga yuko rero ngo babasuye, ngo baraje ndetse baranabashima. Avuga ko rasigaye ko bakora raporo maze bakashyikiriza ubuyobozi bakabasinyira, ubundi bakahita batangira gukora, bo ngo bariteguye. Iyi radio ifite umwihariko kuba izaba ari radio ya sport ku kigero cya 80%. Iyi BNB FM Umwezi zatangira yumvikana neza mu mujyi wa Kigali, intara y'amajyepfo hafi yose, igice kinini cy'intara y'Iburasirazuba n'ikindi gice cy'intara y'Amajyaruguru, bitewe nuko umurongo bafite ari ugarukira. Icyakora ngo igihe bazabona indi mirongo yabafasha no kugira ahasigaye hose biteguye guhita bayifata. Gusa ariko biteguye gutambutsa ibiganiro byabo ku mbuga nkoranyambaga ku buryo n'abantu batuye aho batagera bazabasha kwikurikirana hifashishijwe ikoranabuhanga. Abantu bari hanze y'u Rwanda bo bazabasha kwikurikira iyi radio hifashishijwe TuneIn, application ya TuneIn abenshi murayizi, ndetse n'ubundi buryo bwose bushoboka nyine bwifashishwa n'ikoranabuhanga. Castar avuga ko iyi radio izajya yibanda ku mikino ku kigero cya 80%, hanyuma ahasigaye bakagenera imyidagaduro, amakuru n'ibindi bintu binyuranye. Ati twe ni imikino cyane cyane, ariko n'abakunda imiziki, amakuru n'ibindi bintu nibahumure, ati ntabwo bazicwa n'irungu. Castar akomeza avuga ko binjiye mu itangazamakuru rya siporo mu rwego rwo gushyira itafari ku iterambere ryayo. Ati reka nisabire abayobozi b'amashyirahamwe y'imikino atandukanye, ati ntibumve ko baje kubasengera, ariko none yemera yuko ari byo bashobora kubaho impaka ariko zubaka. Avuga ko rero nta maka zisenya uzahabona. Ati rero niba twakire baduha amakuru n'ubundi dukorane neza. Ni kenshi mu Rwanda ariko nanone hashingwa ibitangazamakuru nyuma y'igihe gito bikumvikana byafunze imiryango ku mpamvu zifitanye isano n'amikoro, ndetse hari n'ibindi bibazo byinshi birebana n'imicungire mibi, ubumenyi buke n'ibindi byinshi. Castar avuga kuri ingingo yavuze ko bazi neza uko ikibuga bagiye gukoreramo kimeze kandi biteguye kugikoreramo, ariko ngo hari icyizere yuko bazabyitwaramo neza. Ati niba hari abantu bakamenya uko ikibuga kinyerera nitwe ba mbere, kuko imyaka irenga 15 irashize dukora mu itangazamakuru. Ati nibaza ko tubizi. Ati ariko nanone nyine twafashe icyemezo, ati niba ari ugucumbagira reka ducumbagire ku mbago zacu. Castar kwavuga yuko abanyarwanda nitubakira neza ndetse no kuba bakora mu gihugu gifite imyiyorere myiza ndetse n'umutekano ngo ntabwo bazagwa. Nyuma y'abandi banyamakuru batanu imikino bari bamenyere kuri Radio TV10
barimo Imfura Jarike, Uwihanganye Fuadi, Sengiyumva Cedric, Iradukunda Yvonne na Hagenimana Benjamin Gicumbi berekeje kuri radio nshya BNB FM ingiza korera mu mujyi wa Kigali. Bitunguranye nanone binyuze ku mbuga nkoranyambaga z'abantu batandukanye by'umwihariko izo bo bakoresha. Mike Karangwa na Claude Kabengera ejo bagaragaje ko no bagiye kongera guhurira muri radio imwe aho bazakora ibiganiro by'imyidagaduro. Ikiganiro bazahuriramo cyitwa KNK Show. Iki kizajya gica kuri iyi radio n'ubundi ibugira kuri 99.5 FM buri cyumweru guhera saa 2 z'ijoro. Agana n'igihe Mike Karangwa yemeje amakuru avuga ko ari byo bamaze kumvikana, ati abantu nibitega ibintu bishya mu bijyanye n'imyidagaduro aho bazakora ibiganiro bituma uruganda ngo rutera imbere. Avuga ko rero bazagerageza gufatanya n'ababakurikira ariko by'umwihariko bakazaharanira ko ibyo bakora nabyo bitera imbere. Abanyamakuru Mike Karangwa na Claude Kabengera bakoranye igihe kinini kuri radio zitandukanye, nyuma baza kubivamo bajya mu yindi mirimo itandukanye ariko bakabongera kugaruka mu itangazamakuru gutanga umusanzu wabo nyuma y'imyaka 3. Aba bombi baherukaga guhurira mu kiganiro ubwo bari kuri Radio TV10, ni mu kiganiro 10 Tonight. Nyuma rero igihe kinini bakaba bagiye kongera gutanga umusanzu wabo mu iterambere ry'imyidagaduro binyuze mu itangazamakuru. Hagati ariko nanone Castar yagize icyo avuga ku kuba bari guje abanyamakuru hafi ya bose bakoranaga mu mikino kuri Radio TV10 bavuyeho nabo. Avuga yuko ngo atari ikibazo ngo kuko kubana mbere batekereza kuri uyu mushinga wabo ngo ubuyobozi bwabo bwari bubizi ko bari kubitekerezaho. Ati mu by'ukuri twemera ko Teledis ari ikigo twubaha ndetse gikuru kuturuta. Ati twubaha cyane ubuyobozi bwacyo ariko nabo bari babizi kubana mbere ko mu mishinga yacu bari abasore bari barimo rwose. Ikindi bamenya mu by'ukuri nk'inyubako turi gukoreramo nibo bayishatse barayidushimira cyane. Ati tubanye nk'abavandimwe kuruta kuba abakozi n'abakoresha. Jado Castar rero yasabye abanyarwanda kuzabakira neza cyane cyane ko yemeza ko ari bo bazanatumira radio yabo iramba nihure n'ibibazo by'ubukene. Abizeza ko bazakora uko bashoboye bakabashimira. Hanyuma ikipe nini y'abanyamakuru imikino bagiye kujya bakora kuri BNB FM Umwezi nk'uko ubibona ku ifoto uhereye imoso ku bicaye ni Iradukunda Yvonne, Jado Castar na Uwimana Clarisse. Abagaze uhereye imoso ni Bayingana David, Hagenimana Benjamin Gicumbi, Sengiyumva Cedric, Uwihanganye Fuadi na Imfura Jarike. Hagati aho ngaho kuva muri 2004 mu Rwanda habaye impinduramatwara mu itangazamakuru yatumye havuka radio nyinshi zigenga, televiziyo ndetse n'itangazamakuru rikorera kuri internet. Ibi ngibi bifasha abaturage kubona amahitamo menshi, dore ko kuva mu 1961 bari bazi Radio Rwanda gusa. Bari nabo bakora itangazamakuru nabo wariyongera ndetse n'ibitangazwa mu itangazamakuru biba byinshi ku buryo niba ari umuntu ukunda umuziki w'ubwoko runaka, amakuru, ibiganiro nibi abazi aho yabikura isaha runaka. Imbere y'urwego ngenzuramikorere rurerekana ko mu Rwanda humvikana radio 36 kandi izirenga 30 zavutse guhera muri 2004. Rurerekana ko Radio Rwanda kimwe na ngenzi zayo zibarizwa mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA zumvikana hafi mu Rwanda hose hifashishijwe iminara 28 ari nayo myinshi kurusha iyindi radio yose ikora muri iki gihugu. Ku mwanya wa kabiri haza Radio Maria na Keti Radio bigera kuri 80%. Izi radio zombi zinanganya iminara zikoresha ari 5. Hagakurikiraho BBC yumvikana kuri 75% ifite iminara 3. Radio 10 na Radio Flash FM zigera kuri 70% zikoresheje iminara 3 na Radio Salus yumvikana kuri 35% mu gihugu hose ikoresheje iminara 2. Inyuma haza City Radio, Isango Star, KFM, Radio Huguka, Radio 1, Royal FM, Kiss FM, Authentic, Concierge, Protestant Radio, Voice of Africa, Voice of Hope, Radio Mucho, Voice of America, LFL Radio, Hope, Rwanda Radio cyangwa se Fine FM, ADP Radio, Sana Radio na Vision Radio. Zo zigera kuri 33% by'ubuso bw'igihugu zifite umunara umwe kimwe na Top 5 Star Limited Radio cyangwa se Image Radio igera kuri 33% na radio z'abaturage zirimo Radio Isangano, Radio Shingiro na Radio Izuba zigera kuri 15% by'igihugu. Nge nitwa Nikwingabiri ni Bicu TV. Ntugiye udakoze subscribe niba utarabikora, ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi nabyo ubidusigire muri comment. Mwifurize kugira ibihe byiza.